is it given? Ese iyo umuntu yavukiye mu butumwa automatically ahita abyizera? Is it given? Icyo kibazo cya mbere, kuvukira mu butumwa uhita automatically nawe uba mu butumwa cyangwa hari aho bitandukaniye? Sir Olive, ni gute umujene yiyima ibinezeza byose by'isi akaza gushikama mu bintu by'Imana? Murakoze cyane kubw'icyo kibazo. Icyo navuga ni uko ntabwo ari imbaraga z'umuntu navuga ziba zibiri inyuma. Kubona umuntu uyu munsi avuga ati ndashikamye baye umukristo bya nyabyo, ni imbaraga zindi ziba zibiri inyuma. Iyo ndebye abandi, urundi rubyiruko uyu munsi, mbibona mu maso ameze nk'aho no kwishuka. Mu gihe cyaho bavuga uburenganzira bw'umuntu, umuntu yemerewe iki, umuntu yemerewe kiriya, ariko twagera mu ijambo bakatubwira ngo intama ntabwo igira uburenganzira. Ese ikintu kikubuza uburenganzira bwawe ni gute ukigumamo? Si uyita uburenganzira n'ibyishimo, njye nicyo nita urupfu kuri njye. Wow. Amen. So ubwo wavuga ko uburenganzira ubufite? Uburenganzira ndabufite cyane. Nk'umukristo ndabufite bwinshi buhagije. Ariko nyine nkiri mu isi niko navuga, kuko icyo Satani akora ni ugufata icyo Imana yaremye akacyonona akagihindura. Nkiri mu isi nabonaga urupfu nirwo nitaga ibyiza byanjye, uburenganzira bwanjye. Ubu rero nawe uzi ubwenge ntago wagenda ngo wirukankire mu muriro uri kuwubona, urawuhunga, kandi n'uburenganzira bwawe bwo kujyayo. Ariko nyine Satani abyita gutyo uburenganzira, ahubwo ntago ari uburenganzira, ni ibintu twakabaye duhungira kure. Bimeze bite kubaho message? So Fabi wambwiye ngo kubyemera ko ari ukuri ni ikintu kimwe, noneho no kubijyamo ugashikama, it's another thing. So hano yambwiye ngo yabimenya ahubwo yari buvuke ameze gutyo. Wakumva hanavuga wagira ngo biroroshye, wagira ngo biroroshye. Ndabona nka outfits zanyu mwambaye hano mwese mwikwije decent nk'uko Sabet yatubwiye, ariko wasohoka hano hanze cya kindi se Olive yavuze cy'uburenganzira bujyana ku rupfu. So is it easy? Biroroshye kubaho buno buzima bwa message? Ariko umwami wanjye abishaka, niko umwami wanjye abishaka, niko yambwiye ko ngomba kubigenza, kandi nanjye birandyoheye kumunezeza. Ndabikunze cyane kuba yandeba akavuga ati uriya ni umukobwa wanjye nkunda kandi nishimira, ampesheje ishema. Ibyo abandi bambwira, ati si icyo gijipo cyawe ko kubera iki utazamuraho gato? Ndamubwira ni kubera iki? Ntabwo uri umwami wanjye, wowe ntabwo ari wowe wambwiye ibyo ngomba kwambara. Hari undi muntu wambwiye ibyo ngomba gukora, kandi nanjye ndamukunda kandi ngomba kumukiranukira. Ari exposed, sibyo? Ibintu biri cheap, ibintu navuga ngo biri simple. Umuntu wese ibintu cheap mu Kinyarwanda, ibintu biciriritse barabye-exposinga, sibyo? Umuntu ashobora gutandika hasi amapera, amavoka, ibiriya bintu bigura 100. Hari umuntu wari wabona afate zahabu ayishyira ariya ku muhanda aho twese duca ngo dore bari gucuruza zahabu. Rero iyo ubaye umukristo, Kristo agwa andi maso. Umubiri w'umugore ni ikintu kiri precious. None ni gute nafata ibintu byanjye biri precious nkabye-exposinga, buri wese abirebe, umukarana abirebe, umuki wese abirebe? Come on. Amen. Ayo niyo maso, none mindset, spiritual mind, spiritual eyes, ibintu byose birahinduka. None ukavuga nafataga umubiri wanjye, ikintu cy'agaciro. Umubiri w'umugore urabyara,
twese turabizi ni umubiri w'agaciro, ariko iyo ukiri kamere, iyo ukiri uwa kamere, satana akubwira ko kurimba ni ugufata ugashyira hanze. Ikintu nabonye ngewe, yenda speaking from personal experience, cyamfashije ni ugusaba Imana kuguha perspective yayo, ukareba ibintu nk'uko Imana ibibona. Navuga ngo mu gihe nkibireba nka Fabiola, akenshi nzatendinga kujya ku binezeza umubiri. Schamgar TV.